Rero icyo navuga, uyu muntu azitonde kugira ngo Imana itazamucamo igikuba, kandi simutera ubwoba. Niba ari mu kabari nagende anywe yihaze, niba ari mu busambanyi bwe nagenda bujyemo, niba ari gusenga ibigirwamana bye nabisenge, ariko areke gukinira ku ijambo ry'Imana. Cyo gutanga, Bibiliya iravuga ngo Eli Eli lama sabakitani, ngo bisobanurwa ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Hanyuma ejo bazana, ahubwo nyine Roma izana ibinyoma byo guhimba ngo umunsi ngo wa Noheli ngo nuwo kwibuka ivuka rya Yesu, ariko nicyo bisobanuye ngo nta Mana. Ariko ugasanga abantu kuko bagenda mu kivunge barimo barizihiza umunsi wa nta Mana, ariko isi n'ijuru bifite Imana. Gusoza umwaka, iyo minsi ni iminsi ishinganye. Iyo uvuze yuko Pasika ari ikinyoma, uba uhakanye ko Yesu Kristo yacunguye isi. Uwo muntu rero niyitonde iryo buye ritazamugwira. Uwo ni Antikristo. Ni Antikristo mubi cyane. Ubundi buriya hari iminsi mikuru ikomeye cyane igaragara muri Bibiliya. Buriya no gusoza umwaka ni umunsi mukuru ukomeye cyane, kubera yuko iyo urebye abatamba ibitambo babitamba ryari basoza umwaka. Ubanza wumve, baterekera ryari basoza umwaka. Bona umupfumu arabati, Imana ibaje mu giti itanga amafaranga. Iyi ngiyi ibaje mu ihetse, yari igiti kibaje gihetse n'umwana, ngo itanga abana. Ari byo byabyana nanakubwiraga, byabyana bya Satani bye bivukira gukora amahano. Mu nzira ifunganya abantu bararwaza, mu nzira ifunganya abantu babura ubukode, mu nzira ifunganya abantu baratukwa, mu nzira ifunganya abantu bararogwa, mu nzira ifunganya abantu baragambanirwa, mu nzira ifunganya abantu baricwa, mu nzira ifunganye. Izo nizo Uwiteka yavuga ngo utangiye urugendo rwo gukurikira Kristo. Reka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibaho umugisha kandi Imana nibarinde. Mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye muri diaspora, Imana ibakomeze. Namwe murwaye, Imana nibakize mu izina rya Yesu, kuko niyo ikiza abantu. Muri uyu mwanya rero turi mu mwanya mwiza ku cyumweru kuri Pasika. Navuga ngo reka mbifurize Pasika nziza, kandi muyibuke nk'uko itegeko rya Pasika, nkuko twere kwibuka kugira ngo twe twarya gusa, ahubwo twibuke ko Pasika hari cyo itwibutsa. Muri uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana, Imana yatoranije. Turagira ngo uyu munsi nkuko nabivuze, Pasika hari abatayisobanukiwe, hari abatazi icyo itwibutsa. Hari bamwe bavuga ko Pasika ari ikinyoma, abandi ati Pasika ni y'ukuri kuko hari ibintu twibutsa byinshi cyane. Uyu mwanya rero twaje kugira ngo turebe uko Pasika, abavuga ko Pasika ari ikinyoma, turebe ese ni ikinyoma cyangwa ni ukuri. Mukozi w'Imana rero turakwakiriye mu izina rya Yesu. Namwe abadukurikira turabakiriye, mudukurikire muhere mu kiganiro aho tugitangirira, wumve icyo Pasika ivuga. Hari bamwe bafashe uburozi bw'uko Pasika ari ikinyoma, ariko muri uyu mwanya ubwo burozi turagira ngo tububakuremo, mwumve ko Pasika ari y'ukuri. Ngewe ndi umunyamakuru, ni Gracier uri kuri kamera. Imbere yanyu murabona ni umutumirwa twatumiye, sibwo bwa mbere twamutumira. Agiye kubabwira basobanurire Pasika icyo ari cyo. Reka tumusabe rero atwibwire, noneho adusengera Imana dutangire. Shalom shalom. Shalom. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu uhoraho iteka ryose. Abakurikira Umuremyi TV, Imana ishimwe rero yuko iduhaye gukandagira muri uyu munsi turi bazima. Amen. Tangiye uvuga ngo Pasika hari abayifata nk'ikinyoma, ahubwo bazabona ishyano abafata Pasika nk'ikinyoma. Hari ukuntu wenda hari, reka mbanze senge, dusengera Imana. Mbanze senge
dusabe umwuka w'Imana abane natwe. Uwiteka Mana yacu yera, we wuzuye ubuntu n'ubutware n'ubushobozi bwose, wowe nyiramaboko magari, we wihagije, wowe Mana itandukanye n'ibigirwamana bibaho byose, turagushimiye kuko ari wowe uha bose guhumeka, aboroheje ndetse n'abakomeye bose ubaha guhumeka, ni wowe Mana. Ndetse Eliya ngo barangije aravuga ati niba ari Bayali ikaba ariyo Mana, ati uyu munsi bimenyekane. Hanyuma ngo aragenda ngo avuga amagambo avuga ngo Uwiteka manura umuriro bamenye yuko ngo uwo munsi ngo abahanuzi ba Bayali bari biriwe bikebagura. Eliya akababwira ati ahari ubwo iyo Bayali yanyu yasinziriye, ariko ngo avuze rimwe birenze ku gicamunsi. Ngo aravuga ngo Uwiteka avuga amagambo make cyane avuga ngo manura umuriro bamenye yuko ari wowe wenyine Uwiteka Imana isumba byose. Imana ishimwe. Amen. Ndagushimiye rero Yesu, icyo gihe wamanuye umuriro ngo uratwika n'amazi arashya n'amabuye arashya, tasi elemo enesayimora, ngo abantu bose bikubita hasi bubamye, ngo baravuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana, Uwiteka gusa niwe Mana. Natwe talasiremo enesayimora ne yasiregrere shasayiremo, turavuze ngo Uwiteka gusa wenyine ni wowe Mana isumba byose, tutitaye ku bigirwamana biriho mu isi byose bigaragara nk'ibinyamaboko. Shawimo enesire morane yasire grere, Uwiteka wenyine gusa ni wowe Mana. Yesu Kristo gusa wenyine ni wowe Mana isumba byose. Nyagasani rero Mwami w'abami, sengeye bano bantu bose bakurikira iki kinyamakuru Umuremyi TV, Uwiteka kugira ngo ubahe umugisha, kubera yuko wavuganye nanjye urambwira ngo uwo nzasabira umugisha uzamumuha, uwo nzavuma nawe uzamuvuma. Ariko kugeza iyi saha iyo nsabye umugisha urawutanga, nawo kuvuma ko haracyari igihe, kuvuma ko nuko abandi. Uwiteka kuko wadusezeranije no gusabira abatwanga imigisha, rero nsabye umugisha sisabye umuvumo. Ndetse n'uri mu bujiji n'ubuyobe umujijure, umuha ubwenge buturuka mu ijuru ryera rya gatatu, aho intebe iruta izindi iri, n'aho abamarayika bakomeye kuruta ab'ibinyoma bari. Uwiteka rero buri muntu wese ukurikiye iki gitangazamakuru muhamagarije bwa bwenge buturuka mu ijuru ryera rya gatatu, bumwe buri muri Yakobo ibice bitatu. Urakoze Mwami w'abami, bwa bwenge buboneye, bwa bwenge bw'ineza, bwa bwenge butari ubw'abadayimoni. Uwiteka rero Mwami, natinze mbasabiye umugisha aho bari hose mu ngabano z'isi no ku migabane y'isi itandukanye, na hano mu Rwanda dutuye, ubaho umugisha. Ariko cyane cyane wite kubemera ijambo ryawe bakanarikurikiza, kuko n'ubundi wavuze yuko utafata imaragarita yawe ngo uyambike ingurube. Mwami rero nyiricyubahiro, aba rero ubwo bahisemo gukurikira igitangazamakuru cy'ukuri, kandi ukuri ni Kristo, nabakwiye guhabwa umugisha. Agakanya mbatuyeho umugisha. Abarwayi nibakire mu izina rya Yesu Kristo, abakene nibahabwe kubaho n'ukuboko kwiza kwa Yesu Kristo, abashonje tasi enesayimora nibagaburirwe n'ukuboko kwiza k'Umwami Yesu Kristo. Urakoze Mwami w'amateka, ngaho ganza kandi utegeke, kuko ari abarwayi ugiye guhagurutsa ku bisasiro byabo, ukababwira ngo nimwikorere uburiri bwanyu mutahe. Ngaho rero Mwami nyiricyubahiro, Mwami w'abami, nuhabwe icyubahiro rasi enemo enedrayimora, yuko shasawiremo hari amakredi wishyuye muri aka kanya, hari imitima yari ibabaye, Uwiteka uhaye umunezero. Habwa icyubahiro kuko ari we wera. Nuhabwe icyubahiro yuko uyu muntu urwaye ikirenge cy'iburyo unyeretse umukiza, Uwiteka ukamukura ku mbago. Habwa icyubahiro rero Mwami, naje kwigisha ijambo ryawe,
ngaho rero bana nanjye mwami w'abami, umwuka w'Uwiteka Imana isumba byose ambonekeho, nimvuga simvuge nkanjye ahubwo mvuge mu buryo bw'umwuka wera, ndi kumwe ndi konegite, ndi kumwe na Kristo mu kirere cy'umwuka wera, kandi namaganye indi myuka yose itubaha Imana hiva ikagera, ndayitsinze ndayiribase, kuko ari ryo sezerano abera twahawe ryo gukandagira izo nzoka ndetse na sikoropiyo. Ganza kandi utegeke mwami w'abami, ibyo sabye byose mbisabye Uwiteka Imana imwe rukumbi kandi isumba byose, mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Twakomeza. Yego. Wari uri kuvuga ati navugaga ngo uyu munsi turi ku cyumweru, ku munsi wa Pasika, abakristu benshi cyane bari kwizihiza Pasika, uzi ko wese yemera Kristo, ariko hari abavuga ko Pasika ari ikinyoma cy'abantu cyangwa cy'abamwe bashyizeho, cyangwa benshi cyane bavuga ko i Roma ariyo yagishyizeho. Wowe ubwawe nk'umuvugabutumwa cyangwa nk'umuntu ukorera Imana wabivugaho iki? Navuga ngo Bibiliya ivuga yuko ngo iryo buye abantu benshi bazarisitaraho rikabagwira. Navuga ngo uri mu kabari nagende abe mu kabari, ukorana n'ibigirwamana nagenda akorane nabyo. Hanyuma Abanyegiputa ubwo bari bageze ku nyanja baravuga ngo duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitegereje Abanyegiputa bacikamo igikuba. Rero icyo navuga, uyu muntu azitonde kugira ngo Imana itazamucamo igikuba, kandi simutera ubwoba. Niba ari mu kabari nagende anywe yihaze, niba ari mu busambanyi bwe nagenda bujyemo, niba ari gusenga ibigirwamana bye nabisenge, ariko areke gukinira ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ntirikinirwaho. None ko yemera Pasika, ko ahakana Pasika kandi akemera Noheri, kandi Noheri ahubwo ari wo munsi w'ikinyoma. Ngo Yesu ngo ageze mu gihe cyo gutanga, Bibiliya iravuga ngo Eli Eli lama sabakitani, ngo bisobanurwa ngo mana yanjye, mana yanjye ni iki kikundekesheje. Hanyuma ejo bazana, ahubwo nyine Roma izana ibinyoma byo guhimba ngo umunsi ngo wa Noheri ngo nuwo kwibuka ivuka rya Yesu, ariko isi yose ntabwo ari ko ari abaswa. Imana ishimwe yuko Uwiteka yagiye ahishurira abantu yuko ubwo ibyo binyoma tuzabivamo. Ariko akivuga ngo Eli Eli lama sabakitani, ngo bisobanura ngo mana yanjye, mana yanjye ni iki kikundekesheje. Ariko ntabwo wumva yuko Uwiteka yitwa Eli. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo wumva yuko Uwiteka yitwa Eli. Ariko se umuntu ushyiraho umunsi ahubwo uvuga ngo Noheri, bisobanura ngo nta mana, muze murye munywe musambane musinde muterekere, nta mana iri bubibahanire. Noheri nicyo bisobanuye, ngo nta mana. Ariko ugasanga abantu kuko bagenda mu kivunge barimo barizihiza umunsi wa nta mana, ariko isi n'ijuru bifite Imana, kandi Imana yabyo ni Uwiteka. Imana yabyo ni Yesu Kristo. Biravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Imana ishimwe. Amen. Ariko niba hari amagambo, hari iminsi mikuru Imana yashyizeho akadomo inshuro nyinshi zitagira imibare, Bibiliya ntabwo hano igaragazamo Noheri, umunsi wa Noheri. Ariko umunsi wa Pasika, umunsi wo gusoza umwaka, iyo minsi ni iminsi ishinganye. Iyo uvuze yuko Pasika ari ikinyoma, uba uhakanye ko Yesu Kristo yacunguye isi. Uwo muntu rero niyitonde iryo buye ritazamugwira.
uwo ni antikirisito. ni antikirisito mubi cyane. ni ukuvuga ngo niba arimo ahakana pasika, arimo arahakana ijambo ry'Imana, agahakana na kirisito. Pasika ahubwo ndetse abantu bakwiye kwibuka pasika ndetse buri munsi. Wenda kuko Imana yo yayigeneye igihe cyayo, ni ahandi ho tugiye gusoma amagambo agaragaza pasika ni ikintu gishinganye. Pasika Imana yatangiye kera ubundi. Pasika ndetse pasika yatangiye Imana igaragaza ko Yesu azaza mu isi agapfa, ariko abantu ntibari babizi icyo Uwiteka yashakaga kuvuga. Imana ishimwe. Amen. Reka duhere hano, ni mu bice 12 mu Kuva. Tubanze turebe ese ubundi pasika ni iki, hanyuma turagenda tuyisobanura. Imana yacu ishimwe cyane. Ubundi buriya hari iminsi mikuru ikomeye cyane igaragara muri Bibiliya. Buriya no gusoza umwaka ni umunsi mukuru ukomeye cyane, kubera yuko iyo urebye abatamba ibitambo babitamba ryari basoza umwaka. Ubanza wumve, abaterekera baterekera ryari basoza umwaka. Bivuze ngo gusoza umwaka ni ikintu gikomeye cyane mu isi y'umwuka abantu bitiranya batazi. Bakavuga ngo turi kubunani, bakarya bakanywa ibyo gusa. N'abakirisito nabo bakarindagira kubera yuko batahishuriwe ikintu cyo gusoza umwaka. Uzareba impfu ziba n'impanuka ziba mu gusoza umwaka, uraza gusanga gusoza umwaka mu isi y'umwuka ari ikintu gikomeye cyane. Iyi minsi mikuru rero Uwiteka yagiye yivugaho uko ari ibiri: pasika, gusoza umwaka. Kaho gusoza umwaka aravuga ngo buri uko umwaka utashye mujye mukora gutya na gutya. Buri uko umwaka utashye mujye mukora gutya na gutya. Na Satani nawe abwira abarozi be n'abandi bantu yahaye ubutunzi bati buri uko umwaka utashye mujye mumpa ibitambo, abana banyu bapfe, abagabo banyu bapfe. Buri uko umwaka utashye abadayimoni baza guteza impanuka mu muhanda. Mu bitambo. Kubera iki ibyo bitambo bishakwa buri uko umwaka utashye? Nakubwira ngo ijisho ryawe urihange kuri Bibiliya, ureke kurihanga ku myuka. Kandi la si enemo enedrayi mora shatawilemo endese enedrayi. Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha n'umupfapfa n'umeze nk'inka bararimbukana. Umunyabyaha rero cyangwa se umunyabwenge, uwigira umunyabwenge urimbura abapfapfa, nakarimbura n'abameze nk'inka. Yanariza amagambo y'Imana. Magambo y'Imana niba yanariza mu bwenge, ahubwo urasoma hanyuma Imana ikagusobanurira. Ariko mbwira wa muntu wewe wahakanye pasika, ubwo uzatubwira nyine igitabo wavumbuye tuzakurikiza. Ariko nakubwira ngo garukiraho kugira ngo utazitwa umwanzi w'Imana. Kandi wibuke yuko Yobu yaravuze ngo yagusumira, ninde wagukiza amaboko yayo? Hanyuma itazagusumira iravuga ngo abanga Imana nibayisenge bazapfa be kwibukwa. Imana ishimwe. Amen. Twagiye rero turahera hano kuri 4 12:4. Ariko titira avuga ngo Uwiteka abwira Mose ibya pasika. Abwiriza Mose. Abwiriza Mose ibya pasika. Ubwo ukubwirije ni ukubwira uko ugomba kugenda ukagenza. Haranditse ngo kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Haleluya. Amen. Anga Bibiliya ubwabyo irabanza ikakubwira ngo umwana w'intama ni Yesu Kristo. Ni nako Bibiliya igize gute itubwira. Haleluya. Ngo niba inzu imwe itari bubumare, Imana ishimwe, ngo bawusangire, ngo ariko bawusangire n'uwo bagize gute bahwanye. Haleluya. Bahuje. Kuvuga ngo umukristo mugenzi wawe niwe mugomba kwizihizanya pasika. Imana yacu yabwa icyubahiro.
niwe mugomba kwizihizanya Pasika. Imana ntigutumye kujya kwizihizanya Pasika n'umupfumu cyangwa se umusilamu utemera mbega uwo muhwanye muba ari mwe mwizihizanya Pasika. Uwo muntu yihakana n'ubundi ntimuhwanye, kuko ntiyahishuriwe iby'ubwami bw'Imana. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'ukwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba. bazende ubundi Imana iyo ivuze ngo Egiputa, wenda turagenda tubibona. Egiputa ni ukuva hehe? Mu byaha. Ubundi Imana iyo iza kugukura muri Egiputa ikagukura mu maboko ya Satani, iba yakoze operasiyo mu bwami bw'ikuzimu. Operasiyo mu bwami bw'ikuzimu, ukuvuga ngo Imana iramanuka ikica amadayimoni yari yarakubase, ubwami bwose ikaburangiza, hanyuma noneho yarangiza ikakugaburira umwana w'intama, mbega ikagushyiramo Kristo wese. Imana ishimwe. Ngo bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Haleluya, amen. ese ubwo ayo maraso uzi icyo asobanuye? Bazayashyire ku nkomanizo z'imiryango bawuririyemo. Banza wumve ubundi mu isi y'umwuka inzu isobanura umuntu. Ese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka? Ubwo ntabwo wumva yuko wowe nyine wowe ubwawe umubiri wawe ari inzu umwuka aturamo? Haleluya, amen. Ayo maraso basize rero ku nkomanizo z'imiryango, banza wumve. Ba bandi bakubona ugenda wambaye ubusa, wambaye utujipo tw'uduhenure, usigaye wambara ibirebire. Haleluya, amen. Ayo ni amaraso ari ku nkoma, bagahita bamenya ikirimo mo imbere. Bagahita bakumenya. Kuvuga ngo ukubonye uturutse hariya wambaye igitambaro cyiza wikwije, hanyuma noneho uteze igitambaro wasigaga warabikuyeho, mini warayijugunye, ipantaro warayijugunye, ayo ni amaraso ari ku nkomanizo z'imiryango. Icyo gihe yakurebye ahita avuga ngo dore murokore. Haleluya, amen. Nigeze kubwira umuntu abana, ese umuntu aturutse ara yambaye inkweto zihagaze na mini cyangwa kora, undi akaturuka hariya yambaye ikanzu ndende atwikiriye n'umutwe wateze igitambaro neza, bakanyura ku rugo rwawe bagasanga umwana wawe yafashwe n'amadayimoni, muri abo ninde wahamagara ngo ngwino usengere umwana wanjye umwirukanemo dayimoni? Cyo ni ikibazo cyumvikana. Ni wa wundi wambaye yikwije, umwe wajugunye mini n'amapantaro n'amafime n'ibiki byose n'amaherena by'ubwiyemezi biri aho ngaho. Imana yo mu ijuru yacu ihabwa icyubahiro. Ayo rero ni amaraso ari ku nkomanizo z'imiryango. Haleluya, wa wundi ukubwira ngo reka niyambarire ubusa agakiza kari ku mutima, arabeshya. Ku nkomanizo, none se wowe uzamubonamo maraya? Uhita umenya n'ikiri imbere. Haleluya, amen. Inkomanizo z'imiryango. Uwariye rero Kristo agira n'amaraso ya Kristo ku mubiri we. Arakomeza aravuga ngo muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje. Banza wumve kano kantu. Muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima idasembuwe. Ndashaka kugira ngo ahantu ntaraharenga wenda uhumve neza. Ezi imitsima idasembuwe ni iyi? Imana yacu yabwa icyubahiro. Uvuga ngo imitsima idasembuwe, Bibiliya ivuga ni amagambo y'Imana. Bibiliya ni ryo jambo rigize gute? Ry'umutsima kandi udasembuwe. Ari nayo mpamvu Yesu yavuga ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Hanyuma uwo nguwo rero uhakana Pasika nawe nyine abari gushyiramo umusemburo. Neza ubwo ko ahakana amagambo y'Imana agashaka kuzana ibye, urumva uwo atari umusemburo. Iby'Imana yategetse y'ubwabyo abihinduye ubusa. Uwo ni umusemburo aba ari gushyiramo, ahubwo uwo ni umufarisayo. Hanyuma ngo bazirishe imitsima idasembuwe. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo iyo umuriye ugendera no mu ijambo ritavangiye,
ritarimo ibinyoma, ritarimo kuriganya, ritarimo kwiba, ritarimo kwica, ritarimo kubeshya. Uba mukuri nyine nk'uko nawe ari iki, ari ukuri. Uwo ni umutsima utagize gute, udasembuwe. Arakomeza aravuga ngo bazirishe n'imboga zisharira muntu w'Imana. Haleluya. Amen. Ese izi mboga zisharira urazizi? Kuvuga ngo iyo wamaze kwinjira ugashyira ikirenge cyawe mu nzira ijya mu ijuru, kuvuga ngo baravuga ngo munyure mu nzira igize gute, ifunganye. Mu nzira ifunganye abantu bararwaza, mu nzira ifunganye abantu babura ubukode, mu nzira ifunganye abantu baratukwa, mu nzira ifunganye abantu bararogwa, mu nzira ifunganye abantu baragambanirwa, mu nzira ifunganye abantu baricwa, mu nzira ifunganye. Izo nizo Uwiteka yavuga ngo utangiye urugendo rwo gukurikira Kristo ngo ahita agira gute, ahura n'imboga zisharira. Imana ishimwe cyane. Utangiye iyo nzira, izo nizo mboga zisharira. Avuga ngo utangiye gukurikira Kristo ahura n'imboga zisharira. Ni ibigeragezo nyine binyura muri wa ngo ikorera umusaraba wawe unkurikire. Niryo jambo risobanura ngo ni imboga zisharira. Imana ihabwa icyubahiro. Naringeze hano ku 9. Nimuzazirye mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda yawo nimuzagire icyo musiga ngo kirare iziraye mu zose. Haleluya. Amen. Nuwagwa nyine hano Imana ikigusobanurira, iragusobanurira kwa kurya Kristo wese akicara muri wowe, nibwo uzaba ubaye umukristo ushyitse. Imana ihimbaza. Iyi ni Pasika turi kuganiraho. Ukaba ariko muzazirye mukenyeye, mukwese n'inkweto, mwitwaje n'inkota, muzazirye vuba vuba. Haleluya. Amen. Hano rero akandi abantu bakumvaga ngo umuntu wese ubwirijwe iby'inzira y'agakiza, Imana ishimwe, ngo hano ngo muzazirye mukwese inkweto kandi muzazirye vuba vuba. Bisobanura ngo niba ukurikiye Kristo bakubwirije ubutumwa, hita uva mu byo wari urimo vuba vuba. Haleluya. Amen. Kandi tarasire gerere ngo muzazirye mukwese iki, inkweto. Inkweto zisobanura iki? Ubutumwa bwiza. Haleluya. Amen. Muzazirye mwambaye, mbega Kristo, mbega muzamwakire kandi mwiyemeje no kwambara ubutumwa bwiza no gukizwa burundu mukamaramaza. Imana ishimwe. Ngo muzazirye mukwese inkweto. Uyu munsi y'ubwirijwe ngo uve mu byaha ukurikire inzira y'agakiza, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo ukurikire inzira y'agakiza ukaba uvuga ngo ejo ngo nzabisubira. Ubwo ngubwo ko ugiye mu rusengero bakakubwira bati hane, abashumba bakagusengera, bamara kugusengera ugasubira gusambana kubera yuko utahise uzirya vuba vuba ngo uve muri bya bindi wari urimo, ushobora gusubira gusambana ugahita wandura sida. Haleluya. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo niba uvuye muri Egiputa vayo vuba vuba, ntusubireyo. Kubera ko n'abadayimoni nabo bagira purani. Ntabwo Imana ivuga ngo subirayo, iyo usubiyeyo nyine ugwayo. Ni ukuvuga ngo niba ufashe umwanzuro wo gukurikira Kristo, mukurikire vuba vuba kandi ntukebuke ngo ube mu karoti usubire inyuma urebe. Kubera yuko nureba inyuma abadayimoni barakurembuza kandi urabona amakuba. Imana ishimwe. Ngo kandi muzirye mukwese iki, inkweto. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Haleluya. Amen. Ni Pasika yande y'isi, ni ya Satani, ni y'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Arakomeza aravuga ngo kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'ifura bose bo mu gihugu cya Egiputa, ifura z'abantu n'uburiza bw'amatungo. Haleluya. Amen. Nguvuga ngo iki Imana yasobanuraga ibisobanura, avuga ngo iyo ije kugukura mu biganza bya Satani nakubwiye ngo ikora muri operasiyo. Ikora operasiyo. Baba dayimoni bari barakubase nibo yavuga ngo nzaza bose mbice. Ikora ni intambara. Niyo mpamvu rero Yesu iyo agukuye ugasubirayo uba ufite ikibazo.
ni intambara. Wibuke yuko yaravuze ngo dayimoni yavuye mu muntu ngo ntago ngo ajya kure. Haleluya. Amen. Uwo muntu rero ngo iyo amuhaye icyuho akongera akinjira ngo akaza agasanga ngo inzira kubuye, ngo aragenda akabwira abandi badayimoni benshi akabazana, hanyuma bakinjira muri ya nzu wa muntu nyine, noneho bagasigara bamukoresha iki? Ibintu byinshi biteye ikibazo. Haleluya. Niyo mpamvu tubwiriza ubutumwa bwo kwihana, tukabwiriza abantu ngo bave mu kigare bakurikire utayobowe n'ijambo ry'Imana. Ese ubwo ko umuntu akubwira ngo umusomera amagambo y'Imana akakubwira ngo ngewe ngo kandi ngo utangiye kunyigisha ibya ADEPR, kandi Bibiliya hano nta hantu handitseho ngo urwandiko ubwo rwanditswe na ADEPR, ni amagambo y'Imana. Haleluya. Nta naho byanditse ngo urwandiko ubwo rwanditswe na Katolike. Imana ishimwe. Ntaho rwanditse ngo urwandiko rwanditswe n'Abadivantiste, ni amagambo y'Imana. Ariko kubera yuko we ari umuntu udashaka kumva, ahita ahubwo we ajya kuri kote y'iki? Y'amadini. Imana ishimwe. Ngo niba ngo akubwiye ngo reka kuboha imisatsi ngo nge sindi umwadeperi, hanyuma se hano kwijamba ari ryo ribikubuza na ADEPR? Imana ishimwe cyane. Ariko Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ni ubupfu kubarimbuka, ariko kubajya mu ijuru ni ubugingo. Haleluya. Impamvu abo bantu bakritika ku ijambo ry'Imana nuko n'ubundi ntago ari abaremewe ijambo ry'Imana, kumvira ijambo ry'Imana. Nabaremewe gihonomu no kurimbuka. Imana ihabwa icyubahiro, n'abana b'igihonomu. Reka twikomereza. N'imana z'Abanyegiputa zose nzazisohoza amateka nziciriyeho. Nzasohoza amateka nziciriyeho. Ubwo niwumva nyine ko Imana yitiza ije kwica baba dayimoni bose ikabarangiza, ariko wowe ikakubona. Imana ishimwe. Wowe ikakubona. Abantu icyo batazi nuko batazi yuko umuntu w'Imana ari imari. Ibyo bintu ntabwo babizi. Haleluya. Amen. Kuvuga ngo Imana yakubika isi. Haleluya. Tese enemo enesayi mora nelawi enedrayi. Uribuka ukuntu yavuze abantu bayo batatu. Aravuga ngo igihugu nagambiriye kugiteza amakuba, ngo kabone nubwo yaba ari Yobu na Danieli na Nowa, nakiza ubugingo bwabo ku bwabo, ariko igihugu ngasohoza ibyo nakivuzeho. Ahubwo niwumva yuko umuntu w'Imana arinzwe, Imana ishimwe, ngo kabone nubwo yaba ari Yobu na Danieli na Nowa. Ahubwo urumva abo bantu, Imana ishimwe. Mbaza umuntu ngo uzakurikira iki kiganiro ngo wowe urinde imbere y'Imana, uruwo kujya impaka n'amagambo y'Imana, urinde. Imana ishimwe. Nawe Uwiteka yakwirahira, ishobora byose yakwirahira. Imana ishimwe. Aravuga ngo ndi Uwiteka. Haleluya. Uyu mugabo nyine izindi Imana yaziciriyeho iteka azishyiriraho n'igihe azazitwikira. Jobundi nabonye umupfumu kuri YouTube ngo dore ngo iyi Imana ibaje mu biti no mu mabuye. Rero urumva ubwo umuntu uhakana Bibiliya kandi agahakana nyine, kandi ibaza arahakana Bibiliya, ibi ni ibyavuzwe kera kandi ubu hano mu Rwanda biriho. Mbona umupfumu arabati iyi Imana ibaje mu giti itanga amafaranga, iyi ngiyi ibaje mu ihetse, yari igiti kibaje gihetse n'umwana ngo itanga abana, ari byo byabyana nanakubwiraga. Byabyana bya Satani bivukira gukora amahano. Imana ishimwe. Ngo byo mu biti, ariko uyu nguyu waravuga ngo ndi Uwiteka. Haleluya. Amen. Nta muntu uzamunyeganyeza, ni Uwiteka. Haleluya. N'umuntu Imana yatoranyije nawe yamugize Uwiteka, kuko azabaho iteka. Imana ishimwe. Niyo mpamvu yavuze ngo mwebwe banjye namwe muri Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Aravuga ngo ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo. Haleluya. Ese ubwo uri kubyumva? Yewe muntu Imana yahamagaye, uri kumva yuko imbega amaraso ya Yesu Kristo agomba kuba kuri wowe, kandi akabera n'ikimenyetso abanzi bawe yuko uri umwana w'Imana, akabera ikimenyetso abapagani yuko wowe uri umwana w'Imana aho utuye. Haleluya. Ariko uraho ngaho urasambana, urajya kugura ubukanzu ukabukata, hanyuma ikibero kikagaragara ngo ndi umuntu w'Imana. Urabeshya, uri uwa Satani. Imana ishimwe.
uri uwa Satani burundu. ngo ariko ngo ko muzi guca imanza, Bibiliya iravuga ngo muca imanza. Uwiteka yahaye uburenganzira abantu be bwo guca imanza, niko yabwiye Yesuwa mu bice bitatu muri Zekariya. Haravuga ngo nawe nugendera mu nzira zanjye utunganye rwose, uzaba umwe wo gucira imanza abangaba bari mu bikari byanjye. Haleluya. Kubera gutungana. Yes. None arongera avuga ngo nimwite igiti cyera imbuto n'imbuto zacyo mbi yuko ari kibi. Nimunite igiti cyera imbuto mbi nziza n'imbuto zacyo yuko ari cyiza. Aravuga ngo ubundi mwabasha kwera imbuto nziza gute kandi mukora ibidatunganye? Ubona se ubwo niba uri umusambanyi nyine urashaka ko abantu baza kukwigingiriza bavuga ngo uri umuntu w'Imana, nyine ntiduca imanza. Igitinganyi cyiza kibihishemo, mubizi ko ari igitinganyi, ngo ntabwo mwavuga ko kizarimbuka, kizanababarizwa ikuzimu ahubwo. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana nta marangamutima rigira. Wowe Imana yarakubwiye ngo uzaze uheshe umugisha abatinganyi. Yabubwiye ko uzahesha umugisha abarozi n'abapfumu. Kandi Imana yaravuze ko ibanga urunuka. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizabaho ngo kibarimbure. Ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Haleluya. Amen. Ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Uvuga ngo Imana nyine niza guteza ibyago mu isi, ibyorezo n'intambara n'ibindi igiteza mu isi, ni ukuvuga ngo wowe ikakubonaho amaraso ya Yesu Kristo, akabona ko ari umukiranutsi koko, ibyo byorezo bizagusiga, izo nkota z'inzara zizagusiga, izo ntambara zizagusiga. Imana ishimwe. Iyi niyo Pasika jyewe ndi kubabwira y'Uwiteka, niyo ndi kubasobanurira. Uwo nguwo uyihakana noneho azatubwira ibindi dukwiriye gukurikiza, uretse ko tutamwemerera umuhango we atari wo twishingiye. Kandi nzatera igihugu cya Egiputa, kandi uwo munsi uzababere urwibutso, muzawuziririze ubu munsi mukuru w'Uwiteka. Haleluya. Bivuze ngo Pasika ni itegeko ndetse rya buri kumwaka utashye. Imana ishimwe. None arakomeza avuga ngo mu bihe byanyu byose, umva ngo mu gihe Uwiteka yaguhaye cyo kubaho, mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza. Ese ubwo uri kumva? Ibaze nyine kujya hari ukibagirwa ko Yesu yagucunguye. Hanyuma ukavuga ngo nyine ngo niba abantu ntibakabaye babye nagenda bibwira bo mu gihugu cy'iwabo muri Sidoni no muri Tiro. N'abari babibwira bazabyibagirwa, ariko twebwe yacunguye tuzahora tubyibuka, niko Imana yatubwiye. Kasubiremo wenda ya magambo, mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Imana iguha umugisha. Yabibwiraga abandi, yabibwiraga twebwe twese abera bose ngo ribe itegeko ndetse ry'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo namwe muzajya mu ijuru. Urumva ko ari iteka ryose. Namwe muzajya mu ijuru, muzajya mwibuka Pasika, mwibuka ko Yesu Kristo yabacunguye, akaba ari ubakura mu mwijima akabaha ubugingo. None kiriya gihe nakwibaza, kiriya gihe ntabwo yabibwiraga Abisiraheli? Oya, yabibwiraga abantu nese Pasika ireba ubwo Abisiraheli nibo bibuka gucungurwa. Icyo nshaka kuvuga, kera kiriya gihe yabibwiye Abisiraheli kuri Pasika benda kuva mu Egiputa, sibyo? Ariko ni gute wabihuza na Pasika y'iki gihe? Imana ishobora byose iguha umugisha rwose. Umbajije njye nkunda umuntu umbaza, buri umuntu umbaza niwe nkunda. Ubwo ahubwo urihuse, hari aho turi busoreze bigaragara ko ari twe yagiraga gute. Kubera ko nshaka kugira ngo ikiganiro kibe kigufi, yego, nashaka kugira ngo wenda tubyihutishe none ubihuze na Pasika ya mbere uko yari imeze, kuko Pasika ya mbere n'iki gihe biratandukanye mu buryo bwo mu mwuka. Hanyuma wenda reka hano mu kuva twasoreza aha ngaha, hano rero yaravuga ngo
mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza riba itegeko ry'iteka ryose. Uwo muntu rero ubuza kuziririza Pasika akavuga ko ari ikinyoma, kandi Imana yaravuze ngo mu bihe byacu byose tuzajye tuwuziririza ngo bibi ndetse n'iteka ryose. Buri uzatinya kandi Imana yavuze ngo iteka ryose bibi no mu ijuru. Ubwo kuziririza Pasika umuntu azahora avuga ko Yesu Kristo yagize gute, yakoze imirimo. Hanyuma rero sasa ubwo reka tugaruka aha ngaha, umbajije n'ikibazo cyiza cyane. Aha ni naho tugiye gusoreza. Hano ni muri Matayo ibice 26. Matayo ibice 26 haranditse ngo uhere ku murongo wa 17 ngo Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Haleluya, amen. Hano haranditse ngo ku munsi wa mbere wo kurya imitsima idasembuwe. Ubwo tugarutse muri irya jambo ry'Imana nyine, nibo mutsima udasembuwe Bibiliya yavugaga. Abigishwa begera Yesu baramubaza bati, urashaka ko dutunganiriza he aho uri burire ibya Pasika? Imana ishimwe. Arabasubiza ati, mujye mu murwa kwa Ntuza. Ariko icyo nkundira Yesu, uribuka abwira Petero bamusabye umusoro ngo manuka ifi uroba, ari Imana irihagije, manuka ifi uroba bwa mbere mu nyanja uyasamure mu kanwa kayo urakuramo sitateri tujye gusora. None numva arababwiye ngo mujye he. Imana ifite ubutware. Haleluya. Uyu muntu ufite amakuba, uyu muntu urwaye, Imana yateguye Ntuza uzamuvura agakira. Uyu muntu ushonje, Imana yateguye Ntuza uzamugaburira. Igihe azategeka uzaba utambuka uhure na Ntuza. Uyu muntu uri umushomeri, Imana yateguye Ntuza uzamuha akazi. Ahubwo namubwira ngo nakizwe, akizwe neza, yiturize ibindi abyihorera. Arabasubiza ati, mujye mu murwa kwa Ntuza mumubwire muti, umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugera, ngo iwawe niho ari busangirire Imana ishimwe. Ubwo turi gusatira tumenya ngo ubundi Pasika ni iki. Abigishwa bagenza uko Yesu yababwiye, baringaniza ibya Pasika. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Bakirya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Arakomeza aravuga ngo barababara cyane, bahera ko babaza umwe bati, mwami ninjye? Nawe arabasubiza ati, uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Haleluya. Ibyajyaga kumubera byiza nuko aba ataravutse. Akantu kagutera ubwoba, umuntu uhakana Yesu Kristo, icyari kumubera cyiza umubabara azagira nuko yagombaga kuba ataravutse. Uyu muntu urwanya ijambo ry'Imana, icyari kumubera cyiza nuko aba ataravutse, ariko azagira umubabaro uruta uwo kuba yaravutse. Dore ko bavuga ngo nyine ngo mwirirwa mwigisha ngo mudutera ubwoba. N'ubundi ijambo ry'Imana riteye ubwoba. Yuda uwo wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, mwigisha ninjye? Aramusubiza ati, wakabimenye. Imana ntiyigura baturangambanira banyica, ariko mu minsi 3 ndaba maze kuzirika Satani n'abadayimoni be nabera mbakinguriye, mbakuye mu kuzimu, mbahaye ubugingo. Ariko wowe uzababara,
kuko ungambaniye. Yesu atanga ifunguro ryera, wenda ndahita nsoreza hano munsi. Bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura awuha abigishwa be, arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Imana ishimwe. Wayumvise Pasika igisobanuye? Uwo muntu rero ushaka gusibanganya ibyo ngibyo azabona ishyano, ngo ava ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha. Ariko uwo muntu akagaruka bati ibyo bintu mwibyibuka, ntabwo nshaka yuko mubyibuka. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Uri kumva? Aha rero aya magambo yose akomeza, ubundi yagaragazaga yuko intandaro Pasika isobanura gupfa kwa Yesu no kuzuka kwa Yesu. Rero uwo mwuka ubwira abantu ngo Pasika ni ikinyoma, uwo muntu arabeshya. Natangiye nsobanura Pasika iyo ariyo muri Egiputa uko byagenze, n'uburyo uwemeye gukurikira Yesu agomba nyine kunyura muri uwo mubabaro. Hanyuma kandi hano soje mbereka yuko Pasika ari ngombwa kandi idakwiriye no kwibagirana. Hashize igihe Imana yohereza Yesu aza gucungura abanyamahanga, arapfa, hanyuma noneho abantu bagira gute? Barakira. Iriya Pasika wadusobanuriye bwa mbere, siyo yagaragazaga ko Yesu azaza, ko Yesu ari buzaza, cyangwa ni ikimenyetso cy'uko Yesu Kristo azapfira abantu. Yitwa umwana w'intama nyine, bamubage bamurye n'iminono, mbega n'ibintu byose. Uvuga ngo niba wakiriye Yesu Kristo umwakire wese. Tusoza rero twemere ko Pasika kandi Imana yabasezeranyije ntaraguca mu ijambo, ziriya mboga zisharira abantu bagume bazibuke. Nuko nyine umuntu wese wakurikiye Yesu anyura mu nzira ifunganye, ariyo nzira y'umusaraba, yikorera umusaraba we akamukurikira. Ubwo nta muntu yakurikiye Yesu ugomba kwikorera umusaraba, nta mudendezo bamo. Abatubwira ko habamo ibintu binagana, kwa Yesu biranagana. Oya, aho ni kwa Yesu bare biranagana, kwa bari Yesu biranagana. Kwa bari Yesu ho biranagana, ariko kwa Yesu wibuke yuko nakubwiye ijambo rivuga ngo sinafata imaragarita yanjye ngo nyambike ingurube kuko yayivurugutana. Kwa bari Yesu ni iki? Bari Yesu nyine na Antikristo. Yesu bare. Kwa Antikristo biranagana. Ngaho genda uroge usambane, genda nyine ukorere ku myuka mibi, urebe yuko udahita wubaka etaje muri uyu mujyi wa Kigali. Ariko nurwanya iyo myuka uzanabyumva. Wenda hari ijambo tuzasoma rivuga mu migani, rivuga ngo mu bami ba kabiri, rivuga ngo hafi mu bice 21 rivuga ngo umwami Manase akora ibyangwa n'Uwiteka, hanyuma akurikira imana zo mu ijuru. Arazisenga, arazubakira za Shitoroti na za Bayali, byose arubaka, arakira. Bariya ni abantu bashakaga ubutunzi bw'isi. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Reka dusoze, ubwo dushoje tuvuga ngo Pasika ntago ari ikinyoma, ahubwo ndetse uwuhakana Pasika amagaze mu butware bw'Imana ishobora byose avumwe. Uwo nguwo yihakana ni ikizira, na Antikristo. We arakeresa amaraso y'umwana w'Imana. Kare wambwiye ngo azajya munsi y'urwobo, azagera ku ndiba ya rwa rwobo, amenye ibyo yakinaga nabyo ibyo ari byo. Pasika ni ikintu gikomeye cyane, ni wo munsi Uwiteka yabwiye abantu inshuro nyinshi. None aremera Noheli idafite aho yanditse. Ubu azafate iyi Bibiliya yera asomemo, ambwiraho Noheli yanditse.
urakoze cyane mukozi w'Imana kandi Imana iguha umugisha. Ndatekereza ko tuzakora ibiganiro byinshi kugira ngo abantu benshi cyane bamenye icyo Pasika ivuga. Musabiye umugisha. Imana iguha umugisha nawe, ariko ubutaha ndashaka yuko tuzaganira ku kintu kijyanye no kugaragaza ngo ese ni ibihe bimenyetso bigaragaza yuko wuzuye umwuka wera, kuko abantu benshi bavuga ngo wavuze mu ndimi kandi n'abapfumu bavuga mu ndimi. Ako kantu tuzakareba. Tuzareba ese umuntu wuzuye umwuka wera aba ameze ati. Urakoze cyane, reka dusoze, reka tugusabe niba nimero zawe wazitanga kuri kamera kugira ngo abantu bamwe bazakubaze bagukeneye, noneho udusengera Imana dusoze. Nimero yanjye ni 078 41 27 52 5. Yego. Nongere nyisubiremo 078 41 27 52 5. Iyo ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Imana igumugisha rero dusengere. Uwiteka Mana ihoraho, Mana y'icyubahiro, Mana yera, Mana ikiranuka, we wuzuye imbaraga n'ubuntu no kwera, dushimye izina ryawe ryera rikiranuka yuko Mana isumba byose ubanye natwe muri iki kiganiro. Ijambo ryawe rero ni rigari, niryo ryaremye isi ndetse n'ijuru. Mana nyiri cyubahiro rero twaganiraga ku gace gato karyo ndetse no kubyo tukuziho bikeya nk'ibyongorerano nk'uko umugaragu wawe Yobu yavuze. Mana rero ishobora byose, we wuzuye imbaraga n'ubuntu no kwera no gukiranuka, sabiye umugisha abantu bazakurikira iri jambo, kandi tugushimiye yuko wabanye natwe, ubakiriza ibihugu barimo aho bari hose, ibihugu byabo ubiha umugisha, kuko ari we Mana ikiranuka. Abari mu Rwanda natwe ukomeze utwuzuza umwuka wera, kuko ijambo ryawe rivuga yuko ari twe tuzajya kumurikira isi. Ngaho rero ganza kandi utegeke, ugumubane natwe muri byose, ducyashya imbaraga mbi zose zibasira abakiranutsi n'abemeye gukurikira umwami Yesu, tubakubitishije inkoni y'ubutware bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ngaho komeza ubane natwe, dushyigikire muri byose, ibyo dusabye byose tubisabye umwami wacu w'iteka, mu izina ryera rya Yesu Kristo rikomeye ritagize iryo rihwanye naryo mu isi ndetse no mu ijuru. Cyubahiro kibi cy'iteka ryose. Amen. Amen. Murakoze cyane mwege mudukurikira kandi ku Muremyi TV. Imana nibaha umugisha kandi Imana nibarinde, mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dusohora. Ngaho Imana nibarinde, tuyifurije Pasika nziza, Imana ibaha umugisha.